hari ibintu bitatu bibaho iyo icyubahiro cy'Uwiteka kivuye ahantu. Icya mbere, barabanza bakareka gutinya Imana. Iriya sanduka yari imaze imyaka 40 kwa Aminadabu se wa Uza na Ahiyo. Bariya bahungu bari barayimenyereye, bavutse hari, bakuri hari, babona ari igisanduka nk'ibindi. Icyubahiro cy'Uwiteka cyarahavuye. Natwe ikintu kitwishe mu itorero, umva mwabaririmbyi mwe, mwaba abo muri ADPR, mwaba bahano, ikintu kitwishe mu itorero Imana mwarayimenyereye. Umuntu araratongana akaza kuririmba, umuntu ararasambana akaza akaririmba, umuntu arasambana muri korari, umugabo agasambana n'umugore bakaza bakaririmba, umuntu anywa inzoga mu rwihisho akaza akaririmba. Imana twarayimenyereye bene data. Umva, mumbabarire mwisuzume, Imana twarayimenyereye. Imana twarayimenyereye. Abantu basigaye bakorera imbere y'Imana ibyo bishakiye. Turayobora itorero nkaho Imana itagihari. Rutayisire Antoine nkabikora uko mbyumva, kuko narize mfite doktora, ushobora kuwapangira indebera ikanyihorera, ngo ibyo murabikora nkabihorera mukibwira ko mpanye namwe. Icyubahiro cy'Imana kiri he? Erega nibyo turimo kwiga uyu munsi, uburyo turamya ku buryo bigarura icyubahiro cy'Imana mu rusengero. Icya mbere kivamo, abantu ntibaba bagitinya Imana. Icya kabiri, iyo ibyo bibayeho ntabwo batinya kubaho mu byaha, open sin. Umuntu akibera mu byaha akavuga Yesu, akavuga Yesu. Njya mbabwira hano, nkoresha urugero rumwe kuko nirwo rwamfurapye cyane. Umupastor umwe yaraje ngo musengere kubera yuko yari ifitiye akageso, yarambwiye ngo ni karande y'ubusambanyi ba mu muryango wabo. Ndamubwira nti izo karande ngewe sinjya nzemera, abafite za karande mumbwire mbabwize ukuri. Iyo kubaha Uwiteka guhari karande ntacyo zigutwara. Ngo afite karande yo gusambana, wasambana ute ufite kubaha Uwiteka? Ndamubwira nti se mwene da, ningiye kugukorera deliverance nkuko wabinsabye, kandi yo ni finale, ni definitive, ntabwo ari provisoire, ni definitive. Kategori zose zirimo. Ndagukorera deliverance imwe, ibindi byose birarangirira. Namubaza, uzi Yesu? Ati Yesu? Urenda kuvuga se ko nabwirizaga ntazi Yesu? Ntoya, ushobora kuba umuzi nkuko nzi Rwabugiri, kugira niza amateka y'u Rwanda. Rwabugiri uko nyina yarongoye ndakuzi, ko Rwabugiri yitwaga akiri umwana ndakuzi, uko yabaye umwami ndakuzi, inzira yanyuzemo yose. Namwe ushobora kuba uzi Yesu nkuko nzi Rwabugiri. Kuba nzi Rwabugiri ntacyo bihindura ubuzima bwanjye. Ikintu cyisha abakristo b'uyu munsi, bazi ibintu byinshi, ni banajywa, barasomye, bafite PhD, bafite masters n'ibindi byose, barasomye. Bashobora kugusobanurira Bibiliya kuva ku itangiriro, bakabikubwira mu Giheburayo, bakakikubwira mu Cyarameya, bakabikubwira uko byavugaga mu Kigiriki. Ariko kuba ufite ibintu byinshi, kubuza ibintu byinshi ntibivuga yuko byavuye mu mutwe bikajya mu mutima. Muri iyi minsi hari abantu cyane cyane mu rubyiruko murimo muranywa uburozi bwa hano hanze buvuga ngo si ngombwa kugira itorero ubarizwamo. Kutagira itorero ubarizwamo ni akaga, ni ishyano. Reka mbahe ingero ebyiri zibafasha kubyumva.